Bene data mbahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Mbahaye ikaze kuri uno muyoboro mugari, imbaraga zihindura, imbaraga zihindura ni iza Yesu Kristo, ni iz'Imana Data wa twese. Izo nizo mbaraga zihindura ibyo umuntu adashoboye guhindura, zihindura ibyo umuntu yibwira atazi ko byakunda, zicisha inzira aho utatekerezaga ko zinyura. Izo mbaraga zihindura za Yesu Kristo, z'Imana Data wa twese. Izo nizo ndi kuvuga muri aka kanya. Ndagira ngo mbahe ikaze muri uno mwanya, mu minota mikeya tugiye kubana mu ijambo ry'Imana. Turi busome mu gitabo cy'Abaheburayo, icyo gitabo cy'Abaheburayo turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo waho wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu, ariko reka tubanze dusenga Imana. Mana Data twese wo mu ijuru, se umwami wacu Yesu, uri Imana igira neza kandi Imana ikomeye idukunda. Turi imbere yawe, ubwoko bwawe, mwami Imana, bari hafi n'abari kure. Aka kanya turakwinginze kugira ngo tugirire neza, umwanya wo gusoma ijambo ryawe ryera. Ijambo ryawe tubwira yuko iri jambo ryawe ari ryo waremesheje isi n'ibirimo byose. Uri Imana ikomeye, uri Imana iteye ubwoba, uri Imana nyamana. Ubane natwe, utuyobore, kandi iri jambo ribe rikomeza imitima yacu, n'iryo kudugura, ridutere inkomezi, kandi ubane natwe, utuyoboze umwuka wera, mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Abaheburayo bihanangirizwa gukuza amajyambere. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu byambere bya Kristo, tukigira imbere ngo turebe aho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri, ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana nibidukundira tuzabikora, kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijuru, bakagabana ku mwuka wera, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakabivamo, ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira Umwana w'Imana, bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Kuko dore iyo ubutaka bwanyoye imvura yabuguyeho kenshi, bukameramo imyaka igirira akamaro ababuhingirwa, buhabwa n'Imana umugisha.
ariko niba bumeramo amahwa n'ibitovu buba buhinyutse bugeze hafi yo kuvumwa, kandi amaherezo yabwo ni ugutwikwa. Ariko bakundwa, nubwo tuvuze dutyo, twiringiye tudashidikanya yuko ibyanyu birusha ibyo kuba byiza, nuko bizazana agakiza. Kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga abera, nanone mukaba mukibakorera. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, iri ni ijambo riduhugura kudararikira iterambere gusa ngo twibagirwe ubugingo, ngo tuzamuke dushake kubaho mu iterambere, ariko binyuze mu nzira zitari zo, ariko binyuze mu buhemu. Ibyo si byo Imana ishaka. Imana itugirire neza, kuko ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere, tukava kuri wa muntu wa kera duhora dutekereza uko twakijijwe, ahubwo tukigira imbere tugatekereza ku mbuto z'abakijijwe. Haleluya. Tukigira imbere tukareba imbere, tugahanga amaso Uwiteka. Ntiduhore tuvuga ibyo kurambikwaho ibiganza gusa, ibyo kubatizwa gusa no kuzuka, cyangwa urubanza rw'abapfuye, ngo nubwo icyakora umwuka nabidukundira tuzabikora, nubwo ari ngombwa kubikora, nubwo ari byo kubisubiramo, nubwo ari ngombwa, ariko turasabwa kuba atari byo duhora turebaho gusa. Ngo kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera Imana iva mu ijuru bakagabana ku mwuka wera, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakabivamo, ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana, bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Bamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, barabatijwe n'ibyo, barakomejwe n'ibyo, ndetse bazi iby'ibihe bizaza, barabyumvise kenshi mu masengero atandukanye, barabyumvishije mu babwirizabutumwa batandukanye, ariko bararambiwe babivamo, basubiye inyuma, barabiretse. Imana itugirire neza. Ngo iyo bamaze kubireka bagasubira inyuma bagakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, babongeye kubambisha umwana w'Imana, ndetse bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Mwene data, wararirimbaga muri korari, warabwirizaga ubutumwa, wari umunyamasengesho, wari umudiyakoni, wari ufite imirimo ushinzwe mu itorero, yewe wari ukomeye ufite n'igitinyiro, ariko wasubiye inyuma uragwa, urarekura, uri kongera gukoza izina ry'Imana isoni. Watangiye kuba umugani muri rubanda, watangiye kuba umugani mu bandi batarakizwa, akavuga ngo kugira ngo nkizwe nka runaka, yewe nabireka, nabivamo. Imana iturengere. Haleluya. Imana iturengere, tuve ku mwambaro w'icyubahiro dufite, tuve ku mwambaro wa titire dufite, ahubwo twambara umwambaro w'ubukristo nyawo. Twizere Imana, twihane, dukora ibishimwa nayo. Bene data, munyemerere dusoreze
muri aka kanya dusoreze ku ijambo dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito. Turasoma igice cyaho cya mbere, dusome ku murongo wa 16. Umutwe w'amagambo kuri aho iryo jambo riherereye handitse ngo Pawulo ashinga Tito gutunganya iby'itorero ry'i Krete. Uyu munsi itorero abaririmo, ababwirwa ni twebwe, ariko Pawulo amaze gushinga Tito iryo torero ngo arikurikirane, yitegereza imirimo yabo, yitegereza imigendereze yabo n'imyitwarire yabo, yitegereza imivugire yabo, areba mu mibanire yabo. Arangije ku murongo wa 16 Pawulo aramwandikira amubwira ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka, ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Bene data, twihane. Bene abo bavuga ko ari abaririmbyi, bavuga ko ari abanyamasengesho, bavuga ko ari abahanuzi, bavuga ko ari abanyamwuka, ari abanyempano zitandukanye zikomeye, bavuga ko bakomeye mu matorero atandukanye, bavuga ko bambaye imyambaro ibahesha ubutware n'ubushobozi aho baherereye, ariko babihakanisha ibyo bakora kuko ni abagambanyi, kuko ni abirasi, ni abibone, ni abasambanyi, ni abakora iby'isoni nke. Nyamara bavuga ko bazi Imana. Ngo bene abo nabo kwanga urunuka, ngo ni abatumvira Imana, ndetse no muri ya mirimo myiza byose ntacyo bamaze. Twihane, Imana itugirire neza. Bene data, ndakwifuriza ko Imana yakugenderera, Mwuka Wera akakuyobora kuno mugoroba, akakuyobora, akakugenderera, akagushoboza gukora ibikwiriye, ukisuzuma ukareba koko ko ibyo ukora bihwanye no gushaka kw'Imana. Imana y'amahoro ishobora byose, amahoro itanga aruta buri wese yakwibwira. Bane namwe none iteka ryose. Amina.